uwo mudayimoni aravuga ngo dukeneye buri mwana wese wifura mu bihugu byose, ntabwo ari mu Rwanda gusa, mu bihugu byose turakoramo ikintu kimeze nk'umukwabu. Buri mwana wifura wese tugiye kumugenza. Bavuze ngo umwana wifura, umudayimoni umwe arabaza ngo ese n'ababaye abagabo bitwa imfura mu miryango nabo barakenewe? Numva uwo mudayimoni arasubije ngo niyo yaba akecuye ariko akaba ari ifura mu muryango, afite imvi, ni umwana w'imfura. Hanyuma bapanga uko bari butangire kubikora, bajya inama. Ngiye kubona mbona barazamutse bageze ku isi, nkabona umuntu umwe aratererezwa impanuka. Abana b'imfura mwiyumve, iyo mpanuka igafata ahantu umuntu atari amahoro y'Imana abane namwe inshuti z'umusaraba bakundwa muri Kristo Yesu umwami w'amahoro abagirire neza. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Prophet Evode, umuntu wanyu kandi umuntu w'Imana namwe. Turashimira Imana ko mu gihumeka umwuka w'abazima, suko Satani atari gukora imikorere ye itari muri system, ahubwo n'uburinzi bw'Imana n'ubuntu bw'Imana. Ngira ngo duherukana tubaha ubutumwa twari twahawe muri uku kwezi kwa 9, ariko turashimira Imana ko hari bamwe muri mwe bafite amashimwe akomeye cyane twafashije mu buryo bwo gusenga. Bene data mwanditse muri comment muvuga ko ibyo twahanuye mwari musanzwe mufite ibimenyetso byabyo, kandi bamwe muri mwe mufite inzozi mwarose twabasobanuriye. Hari n'abandi tutarasobanurira ku bw'impamvu z'umwanya, ariko suko twabirengagije. Hari n'abandi mwambwiye ko mukeneye gusengerwa, by'umwihariko namwe nimuhumure, igihe nikigera Yesu azaduhuza. Ariko kandi tugashima Imana ko hari ibyo yahise isohoza hagati mu bantu b'Imana. Uyu mubyeyi uri mu bihugu byo hanze, ntari buvuge igihugu icyo ari cyo, ku bw'impamvu z'umutekano we n'ibibazo yahuye nabyo bikomeye cyane, yumve ko Yesu ari kumwe nawe. kandi ndashima n'Imana ko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwe. Yaramaze igihe kinini arota ubwiherero uko twagiye tubihanura, hanyuma ansobanuje duhishurirwa ibintu byinshi bikomeye ku buzima bwe. Ariko kandi nashimaga Imana ko Imana yamugiriye neza muri uku kwezi, nk'uko Imana yavuze ko ije gutabara abantu muri uku kwezi kwa 9. Hanyuma turacyakurimo kandi turagarutse nanone, tugarukanye ubutumwa Imana yatanze kandi nababwiye ko ni igihe turi kumwe n'Imana. Abantu b'Imana nyakuri, si igihe cyo kurangara mu gihe cy'agahuge nk'aka ngaka. Tuzi neza ko Imana ikora imirimo irenze iyo dutekereza, kandi twe ntabwo ducika intege kuko habaye ibi cyangwa ibi, ahubwo dukomerera mu Mwami. Haleluya. Reka tubanze dusenge Imana, hanyuma twinjire mu butumwa Imana yaduhaye. Kandi bene data muye maso, amazi si yayandi. Ndagusaba gukurikirana iby'Imana ivuga mu buryo bukomeye cyane, kuko ahari haba harimo n'ibyawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga nyinshi n'ubutwari, uri Imana ibohora imbohe zikabohoka, uri Imana ikiza, kandi uri Imana tabara abarushye n'abaremerewe. Uri ku musaraba waravuze ngo nimuze munsange ndabaruhura, munyikoreza amaganya yanyu kuko nita kuri mwe. Utwitayeho mu buryo tutabasha kumenya imikorere yawe, ariko mu byo tubonana ineza yawe ni ibihambaye. Imirimo y'amaboko yawe irakomeye cyane. Ndagushimiye kubw'uyu muntu uzakurikirana iki kiganiro n'ubu butumwa watanze. Ndagushimiye kuri uyu muntu uzashyira mu bikorwa icyo umutumyeho. Hari icyo ushaka mu gihe cya none, turi imbere yawe
aheshi ijwi ryawe ryaracecetse mu bihugu bitandukanye kubera ibigirwamana byimitswe muri ibyo bihugu. Ariko kandi na Afurika yose na East Africa yose iri kugenda yinjirirwa n'umwuka wo gucecekesha ubwiru bw'ubumana kugira ngo isi ikore strategie zayo. Ariko kandi itorero ryawe tukiri mu isi hari imigambi y'umwanzi tuburijemo mu mbaraga z'umwuka wera. Tubomoye inkuta zanze kubomoka, tumennye hasi imigambi y'umwanzi, dushanyaguje inzandiko zose Nebukadinezari yakwandikira abera. No, twanze ibisitaza abagenzi mu rugendo. Urengere umuntu wese ukuri imbere ugutakiye kugeza kuri wa munsi w'amateka ubwo abera bazatumbagira ikirere. Tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwawe ikaze kandi ndatangira nanone kandi suhuza bene data. Hari abagiye bambwira ko barabikunda iyo bumvise ko tubazirikana, kandi nyine nanagushimire wowe ugenda ukora subscribers, nyuma kandi ukongera nawe ugafata share, ugasharinga abantu wumva ko bakeneye kumva ubutumwa bwiza n'ubuhanuzi butarimo uruvange. Dasuhuje za bene data bari mu bihugu bitandukanye. Reka duhere muri Australia. Yesu abamugisha, abo twavuganye, abo twasenganye, ndetse ababohotse n'abakiri kubohoka n'abatarabohoka neza. Yesu abamugisha. Nubwo Imana yarwanwa n'abakorera Imana tukarwanwa, ariko hari abo bifitiye umumaro. Dushobora kwibaza eske ko ibintu by'Imana benshi babirwanya, why not ibintu bikomeza gukundwa cyane, uko babikanda cyane, uko babigira fake, niko ahubwo abantu babyizera. Guhereye ku ntumwa uko bazicaga niko abantu bizeraga. Nta kindi gisubizo nuko Imana iriho kandi irakora. Wenda hari abakwandarika izina ryayo, ariko kandi abo ntibisobanuye yuko nubwo bari kwandarika izina ryayo ntibisobanuye ko Imana idakora. Hari imirimo yadukoreye, hari n'iyo yabakoreye. Australia rero Yesu abamugisha. Hari mwene data kandi uri mu gihugu cy'Ubufaransa, uri umugisha kuri twe cyane. My sisters, uri mwiza cyane kuko Yesu yaraguhamagaye, ufite umutima w'ubumana kandi w'ubumuntu. Yesu ajya guha umugisha mwinshi kubwo kwita ku bantu bose utitaye. Kandi nzi ko ineza y'Imana ikomeje ku buzima bwawe. Turagukunda cyane. Hanyuma Riratashye Ministries turakwemera. Uri mu ministeri w'indani nyine, ubyumve ko uri w'indani. Yesu agumugisha cyane. Kandi je n'umuryango wanjye turakwifuriza amahoro n'imigisha n'ishya n'ihirwe. Bene data bari mu Bubiligi, bene data bari muri Amerika, muri abantu beza. Yesu abamugisha. Hanyuma nkaza Uganda, inshuti zanjye ziri Uganda, Kampala, n'ahandi mu bindi byaro byo hasi. Yesu abamugisha cyane. Mwebare. Hanyuma tugasuza inshuti zacu ziri muri Kenya. Murankunda cyane, mugenda mubigaragaza kenshi. Yesu abamugisha mwinshi. Abantu bo muri Kenya babarizwa muri ministeri Riratashye Ministry, rwose ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abacunguwe tuzajya mu ijuru byanga bikunda. Abari mu bindi bihugu bitandukanye, ndetse kandi tutibagiwe n'abanyarwanda baba mu Rwanda rwa Kanyarwanda, u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ari naho twicaye ubu tuvugana, igihugu cyacu, u Rwanda rwatubyaye. Barumuna banjye, bakuru banjye, mu nzego zose z'ubuyobozi, ndetse no mu zindi nzego z'abaturage n'abakozi b'Imana, abapastori bo mu gihugu cyanjye, ndabasuhuje mu izina rya Yesu umwami w'amahoro. Abaha umugisha kandi abagurira imbago mwese uko mungana, mwemeranya n'ubuntu bw'Imana twahawe. Mfite iyerekwa rikomeye cyane, ariko kandi mfite n'igishyika kuritambutsa. Niyerekwa ritoroshye, kuko niyerekwa risaba gufungura mu bwonko bwawe, hanyuma
ukumva icyo Imana yadushyize ku mutima, yatuganirije kugira ngo tuhishurire abera ibyenda kuba. Nagiye kubona mbona ikuzimu habaye inama. Hari benshi mujya mumbaza ariko ntararenga hano, mukambaza ngo ariko iyo uri kuvuga ngo wabonye ikuzimu haba inama ngo ibyo ni ibiki? Inshuti yanjye, abazi Imana bamenywa n'Imana, kandi abana b'Imana bamenyana n'Imana, bakumva ijwi ry'Imana. Intama zanjye zizi ijwi ryanjye, iyo nzihamagaye ziritaba, nawe iyo zimpamagaye nditaba. Abera dufite icyo bita ihishurirwa rikomeye. Uko uryama ukarota, ni nako natwe hari ibyo umwuka atuzanira tukabibona. Nagira ngo hanyuma tubanze dukureho runo rujijo. Imana iravuga kandi Imana itanga amayerekwa mu buryo butandukanye, kandi impano ntabwo njye nayisabye. Yesu yabimpaye mvuye mu Badiventiste umunsi wa karindwi. Ni ibintu bitari byoroshye kuvuga ngo Imana iravuze. Umuntu yarabivugaga nkumva rwose yarasaze, n'abatwita abasazi bakavuga ngo muri abasazi. Bwose byo ni ibintu byumvikana, kuko ibyo umuntu atumva ntibisobanuye ko bitariho. Ariko kandi nanone ibyo umuntu yumva akavuga akabyumva nabyo ni byiza. Kandi nyine mu isi tugomba kugira imyumvire itandukanye, kuko hari uwampamagaye arambwira ati ariko mwarasaze. Ndavuga ni yes, twarasaze, ntabwo tubihakana, ariko ibisazi byiza bituma tumenya ko amahembe agiye kuza tukayakumira, abandi akabahitana bari kubirupinga. Tumenya ko impanuka igiye kuza tugakumira. Twarasaze, n'ibyo bisazi twasaze, ariko bizarangira tunameza amababa nyine tuguruke, hanyuma twisangire uwatumye dusara. Yego, hanyuma ngira iyerekwa, mbona inama ikuzimu. Iyo nama yari inama mbona y'igitaraganya, kuko nabonaga abadayimoni birukanka banyurangatanamo bajya kwicara muri iyo nama. Numva ijwi rivugira mu kirere ngo itegereze urebe ntihagire akantu na kamwe kagucika. Hanyuma iryo jwi rimaze kumbwira gutyo, mba tayari cyane. Ngiye kubona mbona usa n'uhagarariye iyo nama, umudayimoni mukuru, abwira abadayimoni bose ngo nibahaguruke, bakoma amashyi menshi, bavuza induru nyinshi, ngo kubera ko hagiye kubaho ibintu bikomeye. Sorry, Yesu andengere. Hanyuma ngiye kubona mbona barahagurutse, bakomye amashyi, bavugije induru. Numva ubwoba buranyishe muri iryo yerekwa nari ndimo. Imana irambwira ngo ntugire ubwoba. Mbona marayika araje afashe ukuboko, n'undi afashe ukuboko. Ndabwirwa ngo humura. Mu gihe bamaraga kuvuza amashyi menshi n'induru nyinshi, barongeye baricara, umwe arongera arahaguruka aravuga ngo dukeneye, ndabivuga mu ihe mvugo ko muri iyi minsi kuvuga ibintu ntabwo bikitworoheye bene data, ntabwo bikitworoheye. Isi ntishaka ko tuvuga, ndabyita ibitambo se, ndabyita, ariko reka tubivuge gutyo kuko niko nabyumvaga. Numva ijwi ry'uwo mudayimoni mukuru aravuze ngo umwaka ugiye kurangira intego zacu zitagezweho, ngo none databuja yavuze ko hagomba kubaho ibintu bidasanzwe kuva mu kwezi kwa 10, kwa 11 ndetse no kwa 12. Hanyuma uwo mudayimoni akivuga gutyo, mbona ba badayimoni bose batangiye kujujura, babaza ngo ese tugiye guhanwa bya bihano. Ntabwo namenye ibyo bihano bahanwa ibyo ari byo, ariko
arabasobanurira, arababwira ngo intego zacu kuva mu kwa mbere, ibyo twari guhitana ntitwabihitanye, none databuja yarakaye. Hanyuma ngo yambwiye ko amezi asigaye ngo umwaka urangire mugomba gukora udutendo. Bahita bavuza akaruru nanone, basa naberekana ko bari tayari. Hanyuma nabibukije ko bamarayika babiri bari bamfashe amaboko, ariko kandi ngiye kubona mbona hagati muri abo badayimoni hejuru hari mu kirere, hejuru yabo, hejuru nko muri metero 800, mbona hari abantu bambaye ibyera aribo bamarayika bari bari kumviriza ibyo abo badayimoni bavuga, banandika ku mpapuro kugira ngo batware raporo mu ijuru bari batumwe n'Imana. Uwo mudayimoni aravuga ngo dukeneye buri mwana wese wifura mu bihugu byose, ntabwo ari mu Rwanda gusa, mu bihugu byose turakoramo ikintu kimeze nk'umukwabu. Buri mwana wifura wese tugiye kumugenza. Bavuze ngo umwana wifura, umudayimoni umwe arabaza ngo ese n'ababaye abagabo bitwa imfura mu miryango nabo barakenewe? Numva uwo mudayimoni arasubije ngo niyo yaba akecuye ariko akaba ari ifura mu muryango, afite imvi, ni umwana w'imfura. Hanyuma bapanga uko bari butangire kubikora, bajya inama. Ngiye kubona mbona barazamutse bageze ku isi, nkabona umuntu umwe aratererezwa impanuka. Abana b'imfura mwiyumve, iyo mpanuka igafata ahantu umuntu atari busereganye, mu cyico, mu yandi magambo. Umuntu ukoze impanuka ntarokoke, mbona amaraso menshi, abantu bava amaraso kubera impanuka. Noneho nkabona undi araba yicaranye n'abantu bamutuma ihembe, ntanatabaze, ntagire n'umwuka wo gutabaza, agahita yuma. Mbaza abamarayika twari kumwe, iyi ni imisi imperuka? Barambwira ngo hoya, itegereze urebe kuko twakugize umuhanuzi ugomba kujya amena amabanga y'ubwiru bwa Satani. Hanyuma nkajya kubona, nkabona umuntu arajya kwa muganga arwaye, bapima bakabura indwara, bakamubwira ngo taha, yataha bigahita birangira. Mbaza Imana ngo abantu barokoka iki cyago gute? Imana irambwira ngo aya mezi asigaye ngo umwaka urangire, muve mu gahuge ko kuvuga ngo ibi nibi ibi nibi ibi nibi ibi nibi, musenge mutisengesheje. Imana irambwira ngo uyu muyaga ntabwo waziye ubusa, waje kugira ngo bamwe babe maso, Imana ibarokora akaga gakomeye. Kabiri, Imana irambwira ngo uyu muyaga, ngo Imana izakora ibintu bikomeye ku buzima bw'umuntu wese uraba amaso muri iki gihe cy'intege nke z'abantu. Imana irambwira ngo mbwire abantu bari mu matiku yamva he na njya hehe. Maze iminsi nagize umugisha nanjye, urumva mfite umwanya wo kubikurikira, wo gukurikirana ibiri kuba. Sinzi ngo bamwe bakoze ibi, abandi bakoze ibi, ngo basambanye, abandi bakoze ibi.
Imana iranganiriza irambwira ngo nta muntu n'umwe yagize umucamanza wundi. Ibyo mwita ko mushyira ku karubanda, namwe mugiye gushyirwa ku karubanda. Akebo ugereramo mugenzi wawe niko ugiye kugererwamo. Imana irambwira ngo ninde wabaroze bantu bo kuri YouTube? Mwatangiye muvuga abapastori nabi, muvuga abahanuzi uko bari nuko batari. Simvuze ko harimo abadakora ibibi. Hanyuma namwe ubwanyu mutangiye gucagagurana. Aho mwakejejwe, aho mwakoze ibifite umumaro, aho mwakoze ikintu kimeze nk'urukundo, aho mwafatanya amaboko, muri kukubitana hasi. Imana irambwira ngo umuyaga wahushye ku mbuga nkoranyambaga za Gikristo, Imana igakuburaho, ikagira ibyo ishyira ku murongo mwabonye mwese. Ubu bamwe mwarabibonye ko bavuze bati imyambaro yo kuba abakozi b'Imana turayanze, twe turi abanyamakuru. Abanyamakuru b'abapastori sinzi niba babaho, kuko umupastori wese warahiriye kuyobora umukumbi arahira ko atazareka inshingano. Ibyo si ukuvuga ko tubwiye abantu ngo ntibagakora imirimo itandukanye, ariko niba uri umunyamakuru idekarare nk'umunyamakuru. Nujya mu murimo wa gipastori uvuge ngo hano ndi pastori, hano ndavuga nk'umunyamakuru, kuko umupasiteri ni umunyamakuru w'ijuru. Iyo rero wize itangazamakuru, ushobora no kuba umunyamakuru ukorera ibitangazamakuru bitandukanye, cyangwa ugashinga icyawe, birashoboka ukaba mu business, umushoramari. Ariko nanone gucanganya ibintu, Bibiliya iravuga ngo nawe umusirikare mu bwami bw'Imana ngo yitunge, cyangwa mu bwami bw'isi ngo yitunge. Kuko mwiringiye imbaraga z'abantu cyangwa z'ibyo mukora, igihe kigiye kugera Imana ibabaza ibyo yabatumye ko mwabikoze. Ariko nanivuze ngo nk'uko Imana yanyuze ku mbuga nkoranyambaga za Gikristo n'abitwa abahanuzi n'abitwa abapastori n'abitwa baki, ngo ije kunyura kuri izi mbuga ziri secular, mu buryo buri live, mu buryo buzagaragarira buri wese, mu buryo buri wese azagiramo akantu kakikango. Hari inkuta zigiye kunyeganyega. Imana irambwira ngo musigeho. Ibyo si umuco w'abantu Imana yaremye. Nta n'umwe yatumye inshingano yo gukora ibi cyangwa biriya bidahesha Imana icyubahiro n'igihugu icyubahiro. Bene data, namwe ndabita abakundwa muri Kristo Yesu. Ntabwo bikwiriye. Hari impamvu twambara, hari impamvu dukaraba. Iby'Imana yaremwe ni byiza, ariko ntabwo ibintu byose twemerewe ariko bitugirira umumaro. Wakoze ibintu biri mu mahoro. Harya ngo bamwe murashaka views. Ndagira ngo mabwire ko ubutunzi bw'isi uzabugwiza mu kinyoma, ariko Imana nijya kumanura izabumanura mu masegonda abiri. Inyubako yawe wubatse Imana izayisenya itakubajije. Hanyuma numva ijwi rivugana nanjye ngo yemwe ninde wababwiye ko Imana inegurizwa izuru? Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Nagize irindi yerekwa rirankanga. Mbona abantu benshi bari mu cyo bita agahuge. Agahuge ni uguhugirana, ariko mbona icyerekezo abantu barimo, mbona icyo cyerekezo
ntabwo imana igishaka. Numva ijwi rimbwiye ngo buri wese yibuke aho yaguye, yiyeze, yihane, yitunganye, yunge ubumwe n'Imana, yongere akore konegisiyo ye n'Imana, yongere avugurura imibanire ye n'Imana. Imana irambwira ngo mbwire abantu, nubwo mwumvise ijambo ryitwa kwezwa inshuro nyinshi, bamwe mukavuga muti nabo batubwira kwezwa bafite ibizira bakora. Yes, birashoboka. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo nta muntu uzitwaza ko runaka yakoze iki ngo nawe aragikora. Imbere y'urubanza y'intebe y'Imana buri wese azabazwa imirimo yakoze, kandi uzahagarara imbere y'intebe y'Imana wowe wenyine, ntabwo uzahamagara undi ngo niwe wanyoheje. I know, ntabwo bizakunda. Ni igihe cyo kwezwa, niko Imana yambwiye ngo mbisubiremo inshuro irenze imwe, ebyiri, eshatu. Ni igihe cyo kwezwa ku gato no ku kanini. Estarasiyo iyo ariyo yose wakwestara, ikintu icyo ari cyo cyose wakora, ikintu icyo ari cyo cyose wajyamo, menya ko abatubanjirije nta muntu wamaze imyaka 200 ku isi. Umenye ko imyaka uzamara kuri iyi si ni mikeya, byanga bikunda. Imana irambwira ngo buri wese rero azirikane ko kurama k'umuntu kw'iki gihe ari agahe gato cyane. Irambwira ngo muri ako gahe gato Imana n'abantu bazakwibukira kuki. Ndasa n'uwenda gusoza iby'Imana yavuganye nanjye. Hari n'ibyanditswe Imana yagiye impa, ariko kubera impamvu z'amasaha ntabwo ndi bubisome uyu mwanya. Iyerekwa rya nyuma nagize ni indwara zitandukanye zigiye kwataka isi muri rusange. Imana irambwira ngo hagiye kubaho indwara z'amayoberane. Umuntu atake, ariko nibapima indwara nyine zibura, nabibabwiye mu kanya kashize. Imana irambwira ngo umuti n'urukingo, yaba kuyerekwa rya mbere nahawe n'irya kabiri nahawe, kuko iyo nama ikuzimu abadayimoni bari bayinogeje. Irambwira ngo nta kindi nuko abantu basubira ku rufatiro rwo gusenga batisengesheje. Gusenga utisengesheje niki? Ni ugufata umwanya hagati yawe n'Imana, ugafata umwanya akajagari na ambutiyaje ukabikura mu mutwe wawe, ukavuga ngo ngiye kubana n'Imana, ngiye gukorana n'Imana, ngiye kurindira mpagaze ku munara numva icyo data avugana nanjye. Senga kuri uru rusinga rw'ijuru, ukonegitane n'ijuru, kuko Imana yarambwiye ngo uwo muyaga w'izo ndwara uhushye, ngo ibibabi byumye mu giti bizagwa. Iyo tuvuze igiti ni Kristo Yesu. Ntimubyitirire ibindi mbona muremarema, ntimuzandemere ngewe. Igiti ni Kristo Yesu. Hanyuma amashami ni twebwe. Hanyuma mu mashami niho havamo ibibabi. Rero ndashaka kubabwira ko ishami ryose rifite ibibabi byumye, ibyo bibabi biba byataye agaciro. Zaburi ya mbere yo iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ngo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira, ngo kandi akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo bazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo kandi ibibabi byacyo ntibyuma. Rero Imana irambwira ngo uzaba ari muri yo nayo iri muri we, uwo muyaga w'indwara ntacyo uzamukoraho, kandi Imana izamushoboza. Munyemerere mbashimire kandi mbasabe gushyigikira iri vugabutumwa dukora. Iyo tuvuze gushyigikira si ukuvuga ngo turi gusabiriza, oya, turabwira abakristo abagenzi bajya mu ijuru nubwo ari bakeya,
gushyigikira, ushobora kudushyigikira muri ubu buryo. Uburyo bwa mbere ni ugukora subscribe, ni ibintu byoroshye gukora kuri iyo nzogera. Uburyo bwa kabiri ushobora gukora like, hanyuma uburyo bwa gatatu ugasharinga, ukageza buno butumwa ku bantu batandukanye, kuko ndatekereza ko hari abantu bari mu bihugu baba bakeneye kumva imvugo y'Imana, imvugo z'Imana zitanemewe muri ibyo bihugu. Rero iyo usharinze uba ukoze ikintu gikomeye. Hanyuma n'ababona ko abantu b'Imana bakeneye guhabwa umugisha, mukabahesha umugisha, mukaduhesha umugisha, nabyo ntabwo ari bibi, ni ibintu byiza, ni umugisha kuri twe kandi no kuri mwebwe, kuko ubiba niwe uzasarura. Reka dusenge. Urakoze Mwami kubw'imbaraga zikomeye zawe, kubw'ibi waduhaye kugira ngo tugeze ku bwoko bwawe ku isi yose. Ineza yawe, ubuntu bwawe, imbaraga zawe, reka bibane na buri muntu wese. Ntegetse umwuka w'ikinyoma cy'abadayimoni, nkubise imyuka iri gukorera mu batumvira, nkubise imyuka iri gukorera ku mbuga nkoranyambaga yandagaza abantu, kandi nkubise imyuka y'umwijima mu izina rya Yesu. Bana n'abantu bawe, abarwayi ubakize, ababuze kirengera ubarengere, abadafite shinge na rugero ubiteho. Urakoze kuko ubyumvise, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom.